n'abanyarwanda 387 bagizwe n'imiryango 106 bagwiriyemo abagore n'abana bari barahejejwe mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho wari warabagize ingwate ubabeshya ko u Rwanda ngo rutaratungana. Ari tunari kugira ngo igihugu ndakiratungana bigeze hanyuma none bari kujya baratubwira ngo igihugu cyatunganye niho tuje. Baratubwiraga ngo ni wenda ngo ndakiratungana bigeze hanyuma abandi bakaza bakatubwira ngo muze mutahe igihugu cyanyu cyaratunganye. N'aba FDLR n'indi mitwe nyine bafatanyaga kuko buno yari imitwe myinshi ifatanyije. Urabizi ko hari abahunze ari abasirikare, abo cyane cyane nibo bari bafite ayo makuru babwira abanyarwanda yuko umuntu utashye wese bamwica. Ibyo bigatuma abantu bagira ubwoba n'abana babyaye, ubwo ibyo bintu bakabibashyiramo bigatuma bahera mu ishyamba. Ngo igihe nikigera ngo nibwo bazataha, buri icyo gihe ntabwo twamenyaga ngo ni igihe ki bateganya. Bamwe muri abo baganire na ATV baravuga ko bicuza igihe bataye muri amashyamba bagiteshejwe n'uyu mutwe FDLR kuri ubu wubakiye ku kinyoma gusa ndetse n'indi mitwe bafatanyije. Ahubwo ndi kwicuza. Ndi kwicuza cyane. Ndi kwicuza kubera yuko bazaga bakambwira ngo igihugu cyanyu cyaratunganye ngwino. Kwicuza ibihombo twagiriye yo ko twakoresheje imbaraga bakadusahura buri gihe cyose, bagukubita inkoni bagusahura. Ubwo nicyo kiducyuye kubera kurambirwa gukubitirwa ubusa. Ndicuza cyane, uwangira nka radiyo akanterekayo, hari ibintu natanga, hari amakuru natanga mu bigendanye n'uko ndi kubona igihugu kimeze. Watanga yahe makuru rero? Nababwira ko igihugu ari umudendeza, ari amahoro. Wacu muri Kongo bakunze kuvuga ngo igihugu ni umureso, niko nababwira. Nababwira nti igihugu ni umureso, bya bindi bavugaga kumbe ni ukubeshya. Igihugu kiratuwe, abantu bari kwishyira bakizana, ubwisanzure ni bwose. Nuko niyo makuru naba nk'abashishikariza ndetse no gutaha abakeneye bumva ko bakeneye ubuzima bwiza ko bataha. Mu buhamya bwabo bose icyo bahurizaho ngo nuko bari babayeho nabi cyane muri amashyamba, ariko ngo kuba basesekaye ku butaka bw'igihugu cyabibarutse ngo ni ibyishimo bikomeye cyane kuri bo. Twari tubayeho nabi, abarebere baza kutunyanganya nijoro, buri joro ryose ntitwaryamaga. Mbega nta mutekano twari dufite kugeza amagina tuvuze reka dutahe kubera abama batashye natwe dutahe. Twari tubayeho ku buzima bwo gushakisha abarebere, twubonye batukwaka. Ubwo tugeze aho tubona ko mwene mamuriyo aravuga ati ngwino we kugumya kuzamba guma kuremba n'inkoni. Niho navuze nti reka ntahe Musanze. Bwari bubi, twari tubayeho nabi, kutagira aho abandi bari, kurya duhangayitse, guca inshuro, kutabona imyambaro. Nuko twari turiho gutyo. Mbyakiye neza rwose, ndabona ari amahoro, ndabona abantu bari gutembera, igihugu kiratuwe neza. Nubwo ntaragera nyine iyo ngiye, ariko ndabona ari amahoro. U Rwanda kwabaye rwiza cyane cyane cyane, mbona ndikwishima kubera ngiye mu gihugu cyacu, ndikwishima. Ibyishimo ni byinshi mu mutima. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Munirwa Prosper wakiriza impunzi ku mugaragaro mu kubaha ikaze yababwiye ko ubu bagiye kwibonera itandukaniro ry'ibyo bari bamaze imyaka isaga 30 bumvira iyo mu mashyamba ndetse n'ukuri kw'ibihari. Ababwira ko bameze nk'abarokotse kubera ko ibibazo by'umutekano muke n'ibindi byorezo bahuraga nabyo byose ngo ubu babisize hakurya y'umupaka. Ubwo mugezi wanyu mugiye kubibona ko iriya myaka mwakoreye mu gihombo, murahita mubibona mutaragera no mu rugo iwanyu, sibyo? Ndababwiza ukuri, mugiye kubona ukuntu leta y'u Rwanda ikunda abaturage. Mugiye kwinjira mu mabisi meza, kuva uyu munsi kugera iwanyu muzaba mwitaweho na leta, muzahita mubona umutekano, muzahita mubona ko leta yacu yashyize umuturage ku isonga. Bikaba bitandukanye n'aho mwari muri, kuko mumaze igihe mubwirwa n'abantu biyitirira kubakunda, biyitirira kubahangayikira, ariko inyuma yabyo hari ikindi kihishe inyuma, ari ugushaka kubashyiramo ubwoba, kubabwira ngo nimugume hano kugira ngo bo bakomeze babone impamvu yo kubayo, sibyo? Kubera yuko badashobora
kubona indi mpamvu badafite abantu b'abaturage bavuga ngo turi kurwanirira aba ngaba. Ariko mugiye kugera hano mu byibonere, mwatangiye no kubibona. Rero kuba muhisemo neza, leta y'u Rwanda irabyishimiye, turabafata nk'abantu barokotse, murokotse kubera ibibazo, indwara z'ibyorezo, umutekano muke, ubu ngubu birangiye mubisize hariya hakurya y'umupaka. Nyuma yo kwibonera ukuri kw'ibihari, uyu muyobozi yasabye aba batashye kuba abahamya b'imiryango yabo ndetse n'inshuti basize inyuma, bakabasobanurira ukuri basanze mu Rwanda gutandukanye n'ibinyoma bumvaga bakiriye mu mashyamba, maze bakabashishikariza gutahuka ku bushake. Rero icyo tubasaba ni ugukomeza kubwiza ukuri abafasha babo cyangwa mu miryango yabo batari bataha. Murabizi bamwe ntibaba bafite ukuri, ariko ubu bamaze kugera mu gihugu, bagiye kumaramo iminsi babona ukuri, babona ubuyobozi bwacu ko atari ubuyobozi buhohotera abaturage nk'uko babibwirwaga mu ishyamba. Nibamara rero kwibonera ukuri, twizeye ko bazahita babwira bene wabo, nabo bazajya baza tubakire gutya nta kibazo. Guverinoma y'u Rwanda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR berutse kwemeranya amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa byo gucyura impunzi z'abanyekongo n'abanyarwanda babyifuza. Ni umwanzuro washyiriweho umukono mu nama yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia kuwa 24 Nyakanga uyu mwaka. Iki cyiciro cy'izi mpunzi 387 gitahutse kije gikurikira abandi 314 batashye mu kwezi gushize, baje biyongera ku bandi basaga 1600 bamaze gutahuka kuva mutwe wa M23 wakwigarurira bimwe mu bice byarindiriye FDLR, Mai Mai, Wazalendo n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rafiki Kabenga ATV mu karere ka Rubavu.